yakibazo yavuze ko afite umugabo i Kigali nese ubwo byagenda gute? Oya, fungura kamera yawe, fungura mic sheri. Ntawe yaramubomo yarangije aramuta. Hari umugabo ufite ra? Ntawe. Nicare neza noneho nari nicaye na. Urakoze cyane. None si ko nshaje yabyihanganira. Ntabwo ushaje. Kucuri fungura kamera. Nete vugana na Bijou biki? Nete ndakukurikirana Bijou unsetsa mwana we. Ngayibaze ndi kugusetsa turi kumwe ari kugukirigita. Karirimba yazi irimo zizi ya kazi ya niko irimo indirimbo irimo. Okay, urabyumva ute? Nesi mubazimba yanyemera wanyemera Nete? Bon isiriye mfite inzu yubatse n'isakaye uruhande rumwe ariko ndi guteganya muri kuri kwezi gusakara n'ubundi ikindi mfite imirimo 3 guhinga wabishobora. Yo tatuwaje n'umuhini gwisuka ntibyahoberana biragoye. Birakurikira ariko gucuruza birabizi wena akabari wamyutinze ubwo turaganira dufungura ntuza. Akabari ntabwo ari keza. Mushaka iki kenkayoye? Ibindi bitari nk'ubu ncuruza amasakoshi. Oya hari ahantu mfite umushinga w'amaroji wenda ntabwo nakuvuga ngo ujye mu maroji ariko nyine ni ukubera kuja kubikoresha kuko nje nsigaye ndabura umwanya wo kuja kwinjiza amabakire ndi gusohora batinze kubyuka. Naho hari iribi ariko mpanza ari igikiriye cyaku kikuri nakwica nane ubwo ntuye i Kigali. Ikindi nubwo nshaje ndi umuhigi nzi kurasa nkaba n'umusare nkamenya kugasha. Iyo amazi ari menshi nkubitaga umuvugo nta biragoye ko napfa kurohama ngo ndenge. Ubwo ibindi ajya bavuze ngo ufite imyaka 45. Gloria fungura kamera yawe cyangwa umanuke. Si fungura kamera yawe. Nese ane ucururiza i Rubavu? Hano mu rugo online. Musanze? Nagana hese ko ariho ntuye. Mu Kizungu. Wazizi i Kigali ko ari ibintu bigendaga bigurika. Gloria fungura kamera. Free fungura kamera. Okay, Bijou bijya fata umwana nguyu naguhe nimero. Unyandikire Iniboy Sarata Ane. Aha we Gloria ndakumanura. Gloria ariko se uraje muzamuka utiteguye kwifunguruza he? Godifa we cyane teni cyazana views muri filime cyazizana. Gloria fungura kamera we free nuko usutamye akaguru akamanitse nk'imbwa iri kunyara ku mukingo ntabwo tuza kumvikana. Sinkunda kwinginga umuntu. Ane unyandikire rata kubihuza bikagira akavamo ibintu bigize abandi batari bari. Ndabikora ndakwandikira.
ngo twagereka abantu bakitera makeup bakaza. none se kankubaza kuki atabikora ari hasi ndi kumumanura ndamumanuye ibyo bijya afite urusaku kandi Niba kubikora twe ntabwo tutajya bikora. twisiga iki ni makeup kimanuke no ntabwo ibyo ngibyo ari byo ndimo twagira tugende nakunda nera mani biravuna kubwira umuntu ntabwo ngiye babishaka ntibakaze kuntera iseseme ni ukuvuga ngo niba ushyizemo request urabizi ko ndi gusaba abantu gufungura kamera urashyiramo request ufite gufungura kamera ngo bigende bite azi mundebera ata mu nkundi ntabwo mfite arababeshya yararunguka godfather ndakwiyama arababeshya ni scam ni umugore w'umugabo hari igihe yataha ndakwiyamye nsimbuke ndi munsi ntukarangiye kuvugira hejuru oya havugire gazi mutapinge kuri magana atatu nawe ntembereza aho ngaho iwawe ngo iki keza sawa nyine komeza unyicire kanjaceke bye okay nanjye twagiye mute nako mute kandi bantu ukorera yewe iyi ya controle hakurya hano Godifa mpuza n'uyu reka urabe ibikapa baretse oya dore akabare we ziranzoga ubundi batuye akabari zita stowa biba igenda njyewe munzanire kanyugunyugu inyugunyugu wawe yakwanze uradukunda ubyanze ubikunze haguruka nkurebe haguruka nkurebe sheri mbabarira ariko ujye wihangana ibaza ko atari ubwa mbere nje kuri pano yawe ariko ugiye kumpobera ihangane se ko nambaye uko mbona umva vayo kanyugunyugu naba agiye hirya iriya ni wowe wikorera nuva mu rusaku bijyo bijya n'ufite urusaku oya ni wowe nuko ndi ku muhanda urajya ukoresha umutwe ninkubaza uhakanisha umutwe cyangwa ukoresha umutwe ufite umukunzi mumara igihe kingana iki imyaka ingahe ntabwo abyibuka koresha intoki imyaka 5 ako kabari iyo rikasito yawe yabigizemo ari kugira ngo yubake